Mimi Mtanzania. Naam. Na mimi naitwa Luka Kaipai. Naam. Na mimi ndio naleta madawa. Tulikuja kutana hapa Rwanda kwa sababu tumeungana, na mimi ndio naenda kuleta mubyeyi abantu bina ko ari abagome. Wabibonye ko ari abagome? Urimo urabibona aba bantu ko ari abagome? Wabibonye? Ngaho ndebera. Aba bantu ni abagome. None se kwa muhamagara gura ngwino wagikecuru we, cyangwa nongere ngo twike bwa kabiri cyangwa ngo twike bwa gatatu. Ngwino nakumenye, ngwino. Ngwino. Mumbabarire mana, mumbabarire. Zana n'ibindi. Zana n'ibindi. Zana n'ibindi. Ayiwe, ayi ntonzongera we. Ntonzongera we. Munzanira agaseke kanjye. Dore mumbabarire, nishe umugabo wanje, nica n'umwana w'imfura. Naramwishe, mwana wanje w'imfura naramwishe. Ni narabishe da. Narabishe umuhungu kandi. Umuhungu ukungute narabishe. Ndagutezaga muto. Murebe ko byari bimeze. Batangiye aramenya ariko ataramenya arwaye. Ubwo ngubwo nyine nja ku bitaro barayakura. Amaze kuyakura hamera nk'ahakize, hongera gutumba nyuma. Ko ari amasambo, ari inzu, ari amatungo magufi, byose twarateje birashira biba bikeya. Nubwo bitorashe nyine n'abaturanyi bamwe bagenda bambwira ngo nzamute, mbese umuntu ngore urwaye ngo ubundi ngo akora uko zambirimbiza ngo yamarira iki ngo namutangaje gushaka abazima, ko ntago ari umutima umuntu aba afite. Yego disi. Nyuma y'uko benshi babonye iki kiganiro, hari bamwe mu bavuzi gakondo bifuje kuza kumusura kugira ngo nabo bashyireho akabo bamuvure, bagerageze. Burya inzira zose iyo zishoboka kandi zituganisha ku buzima, umuntu ashobora kuzinyuramo. Icyambere ni ubuzima. Niyo mpamvu rero mubona turi kumwe n'aba baganga bombi, ari nabo bagiye kugerageza kuvura uyu mubyeyi ngo turebe ko ari cyo byatanga. Murabona imvura ni nyinshi cyane, ndetse turi hafi y'ibirunga. Turagira ngo tubanze mbere yuko tugerayo babanze babibwire, hanyuma tubone gukomeza urugendo. Uraho neza? Uraho neza. Gira amahoro. Gira amahoro nawe. Urakoze cyane. Turi kumwe nande? Nitwa Imanishimwe Jean Marie Vianney. Abandi umuvuzi gakondo. Yego. Aha, uyu mugabo avuga Ikinyarwanda? Uyu ni umumatsayi, ni mugenzi wanjye. Kinyarwanda ntago cyumva neza, ariko yavuga gake, cyangwa niba mwumva Igiswahili yagerageza. Mambo vipi mzee? Poa. Hebu nikusaidie, hakuna shida. Habari yako kwako? Nzuri kabisa, si jambo. Ndio. Alafu hebu kwanza niulize, mganga huyu mlifahamianaje? Huyu nimefahamia. Hebu nishike, hakuna shida. Sawa. Nimefahamia kwa sababu wote ni waganga. Nyote ni waganga? Ni waganga. Tumeungana pamoja. Mimi Mtanzania. Naam. Na mimi naitwa Luka Kaipai. Naam. Na mimi ndio naleta madawa. Tulikuja kutana hapa Rwanda kwa sababu tumeungana, na mimi ndio naenda kuleta madawa. Ulifika hapa Rwanda ukakuta naye anafanya kazi sawa na yako? Nimekuta nafanya kazi nzuri, nikaona ni mganga ambao anafanya nzuri, na nikaona yeye kila siku. Na kama nikaenda, mimi naenda kuleta madawa Tanzania, naye anabaki kazini. Yeye anabaki kazini. Kweli. Na mimi naleta Tanzania na Nigeria. Alikuambiaje kuja hapa kumtembelea huyu mgonjwa maskini ya Mungu? Nimetembea kwa sababu imenionyesha. Akasema twende na mlete zile madawa zote, kwa sababu hii mgonjwa twende tuponyeshe. Naam. Kwa imani yenu na uwezo, je, mnaamini kuwa kweli atapona baada ya hii ataipona? Na tunaangalia kuhusu kuangalia, alafu tuone shida
alafu ndio tuone dawa yake ambayo ataponyesha. Kweli. Sawa, hebu tufike basi na tuone yatakayoendelea. Sawa. Ndabashimiye rero mwese tugiye kubana muri kiganiro, reka tugende tugereyo maze tugerageze turebe koko aba baganga nabo bashyireho kabo, nitubona hari icyo bitanze tuzafatikanye gushimira Imana y'u Rwanda. Ntujye kure, ndi Muhirwa wa Muringa wa Ntema biti ya Gikunga cya Ruhota rwa Ruta rwa Nyabyiru bya Nyabyungo. Wowe witwa nde? Ndagushimiye kandi ngwaye ikaze. Jamani, hapa kuna mvua basi na matope. Hodi hodi, aba hano muriho? Muraziduhaho? Muraho. Yemwe niko cyangwa bari kuzirya. Mama waba uraho? Komera cyane rero, turasubiriye. Gira amahoro. Nuko bimeze. Ubushize twaragusuye, uyu munsi twifuje kugaruka. Turi kumwe n'abaganga, nyuma yuko babonye cya kiganiro bifuje kuza kugusura nabo ngo bashyireho kabo. Hari mu Gifaransa, wumva Igifaransa? Mu Gifaransa baravuga ngo tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne l'objectif. Ngo inzira zose wanyuramo niba zikugeza ku gisubizo washakaga, izo nzira ni nziza uzazinyure. Kandi icyambere ni ni urwaye. Icyambere si ubuzima rata. Muganga aho ni murebe rero. Ngaho ni murebe. Uyu ndimo ndabibona. Birakurya cyane. Cyane. Iki kintu cyawe rero, reka turebe ko wabona ahantu wakwicara, turebe niba ari ibirogano cyangwa se niba ari ibiki, niba ari izindi ndwara. Wagiye kwa muganga? Nagiye. Turebe ikaye yo kwa muganga. Urayifite cyangwa ntawe ufite? Ibipapuro byinshi. Ubwo ntabwo washobora kubirondora byose. Ese muga ukurikije indwara wahuye nazo wavuye, iyi ngiyi usanzwe uyibona cyangwa n'ubwa mbere? Iyi nkunda kubona cyane ari inda ziba zibyimbye cyane cyangwa ku mugongo, ariko ku mugongo zitari inyonjo. Mushakira ahantu ho nicara, niba mu nzu habona bata. Papa w'abana sarahari? Muraho neza? Komera. Namahoro. Yewe numva kudakoma nasuhuje ndasarara. Turi mu nzu ntatwumvise. Komera rero. Yego. Nagize ngo muri kuzirya. Nari mvuze imegeri. Ino ntabwo zihaba. Ino ntabwo zihaba. Mwerewe. Amakuru yawe. Nasanzwe. Kumbe Masai unaongea Kinyarwanda? Nawe jamani anakijua. Nakijua kwamba. Basha hano gutya. Fatisha amaboko yombi. Wamfatiye neza, ushobora gucira amacanshwe. Bakwita nde? Eme. Reka turebe niba ibi bintu ari ibyizana cyangwa se niba ari n'ababikoze, kuko ibi ni ibintu bibabaje cyane, sibyo? Cira hangaha kabiri. Cira amacanshwe yawe. Rekeraho. Ko mbona atangiye kuzana amaraso. Mwabibonye ibi bintu nibitaraga? Nturi kubibona wa mubyeyi we? Aho suko mu kanwa. Kanza turebe. Aho suko mu kanwa. Wakomeretse mu kanwa, hari igikomere ufite? Kanza turebe. Witwa? Singirimana Eme. Kanza turebe. Singirimana Eme. Abakuru ni batubwire, fata neza ukomeze. Fata neza ukomeze.
tugiye kureba ikintu wabaye ibyo ari byo, sibyo? Turebe niba wanakira cyangwa se niba utakira, ariko gukira bwo humura uzanakira. Abyeyi, ibi bintu byawe ko bikomeye, uburyo mpamagara n'uyu muntu akaba yanga kwitaba. uri guhamagara nde mugabo? Ubu ndimo ndahamagara umuntu wakoze ibi bintu, ariko na n'ubu ntaranyitaba. Ariko arananyitaba uko biba kose. Aritaba, itaba wowe wakoze ibi ngibi. Usanze ari umuntu wabikoze? Uyu ni umuntu wabikoze. Nyitabe. Ngwino hano. Ngwino. Mubyeyi, abantu binaha ko ari abagome. Wabibonye ko ari abagome? Urimo urabibona aba bantu ko ari abagome? Wabibonye? Ngaho ndebera. Aba bantu ni abagome. None se ko muhamagara buramutwitse? Ubu ngubu ndamutwitse, atangiye gushya, agiye kuza. Aragaragara. Sibyo? Kiranga kabiri. Ndagutumije umuntu wagukoze ibi ngibi nazi. Fata ushyire mu mazuru. Ushyiremo cyane. Rero akira, fata. Ngiye kugukarabya. Sibyo? Akira, mfasha. Mfasha. Akira, koramo muri aya mazi. Nta mumeneka hora. Uretse ngewe nkwikorera. Urihangana wuname hano hafi n'ibasi. Unama cyane. Unama, ibase muyiterure muyinshyirire hejuru. Unama cyane. Unama. Urimo urababara? Nase hari umuntu wigeze agukoraho? Ni ukubera amazi akonje cyane? Ihangane. Ihanganire ubukonje nibwo twajemo. Bwihanganire. Uyu muntu wakoze ibinaze. Ko mbona arimo ahinduka amaraso. Aya maraso rero, uyu muntu ngiye kumuhamagara. Mereze ihembe rya data. Mugabo, nubwo wagize ikibazo bwose nuko nguko tuzubaka. Ihangane kandi utuze. Uyu muntu ndaje muzane. Uyu muntu ndaje muzane. Ndaje. Mugabo, uri kubona hari icyo biri butange? Ibi bintu biragira ikintu bitange, kuko aya maraso aje ahangaha. Kandi uyu muntu ubona ko nta nkomere yigeze akomereka. Hari igikomere yari afite. Ariko ubu aya maraso aba ari kugenda kuri uriya muntu n'uyu muriro wabonye. Uyu muriro urakura uriya muntu wakoze ibi ngibi, kandi n'igikomere kibone gikire. Byaba ari amahire rwose. Oya, ngayo agomba kuba amahire. Ngiye gushika no guhamagara uyu muntu wakoze ibi. Mpereza iri hembe ryanjye. Umuntu wabikoze umubonye ute mugabo? Uyu muntu wamubikoze rero, ukuntu mubonye, ndabona ari umuntu w'umugore w'umukecuru. Yaragiye yamutambiyeho ibitambo. Arangije gutamba ibitambo, rero ibi bitambo yatambye nibyo ngiye gukurura. Ngiye kumuzana ze. Naba ari kure? Ahari abari hose, niyo araba ari inyuma y'ikirunga cya Nyamuragira ndamuzana. Ahari abari hose, nubwo arabakorera mu mazi cyangwa mu nyanja ndamuzana. Ahari abari hose ntabwo yakora ngo abakorera ahantu harenze mu masangano ya Mukungwa na Nyabarongo. Aho abari kuri ubu namutumye amazi, ariya y'amazi wabonye bazanye ahangaha. Niba akorera mu muriro ndamuzana. Araza niki? Njyewe ndamuzana, abakuru bagiye kumuzana. Ubu ngubu bamuzanye, uriya muriro watangiye kumutwika. Ubu ngubu ari maza. Ari maza. Ndakabona ari akagore. Ndakabona ari akagore. Ndakabona ari akagore. Mu gihe gitoya ndaje nkazane. Mubyeyi,
ahubwo uyu muntu wakugize utya numubona sibyo wihangane kuko nawe ngiye kumubabaza kurusha ibyo yagukoreye ndamubabaza kurusha uko yagukoreye ndamubabaza uriya anaota ndoto ngwino ndoto ngwino ndoto ngwino wowe wabikoze ngwino kandi umpereze n'ibyo wakoze byose ngwino wa gikecuru we cyangwa nongere ngo utwike bwa kabiri cyangwa ngo utwike bwa gatatu komeza uze wa mukecuru we nakumvishije ngwino ndimo nkubona ngwino nakuzanishije umuriro ngwino nakuzanishije amazi ngwino nakumenye ngwino mumbabarire mana mumbabarire ntabwo nzongera mumbabarire we mumbabarire ntabwo nari mbizi ko bizagenda uko mumbabarire we mumbabarire ndakusamye mumbabarire akira siga mu ntoki ndimwica umuntu manzi uzana ibyo wakoze manzi umpereze ibyo wakoze reba ibyo wakoze uri kureba ibitambo wamutambiye urabona ibitambo wamutambiye haguruka uyu muntu wari umuzi munyereke mu ntanzi muga icyo giti kiri utaza gukubita umuntu muga reka ngufashe nyamuneka utaza gukubita umuntu zana n'ibindi uramufasha bizane kukuri ibirayi ngo bagufashe none se no kubikiramo baragufashije kubera ko umucitse se no mwabonye ajya weja kure bizane ayiwe ntonzongera we munzanira agaseke kanyu murambabarire se oya kukwica byo ntibirimo kuba nanze kukwica cyagiye kuba nanze kukwica negere hari abasigaye nuko nyine akoze amakosa ariwe mumbabarire ntongera ngo ukiri wari umushize mbabarira ntongera ukagenda mbabarira umutima urandiye umutwe gurandiye amaguru amaboko ayiga ari gutitira ngo kagira imana mumbabarire we mumbabarire ngo kagira imana mwe mumbabarire rwose mumbabarire kare ihangane ibi bintu wabikoreye nyine kubera ko siko biri kunanira nta kana mfite none nabikoreye kubera ko yarandusha iterambere data we mumbabarire nta nzongera ibi ni ibiki ngibi utu twoya mbonamo hano nudukiza twereke turebe mumfashe niko none si ubwo kubuza abandi gutera imbere nsanzwe ndoga rwose nsanzwe y'indaroga ese abarozi mwungukira he buriya none si iyo apfuye akaba ataye urugo rwe niba asize abana ntobahomba
yewe iyo bahombye hanyuma wo kungukira he nyine ubwo nuko nguko ubwo biba bimeze ni ya kamere y'umuntu kubera umujinya wacu kubera ko ateye imbere kundusha ubwo nico nabikoreye mu mbabarire. ese aya mahembo bayakuye ndi kubona ari amahembo mbabarira ntabwo nshoboye urebe dore amahembe wacisha ngaya ndigute mbabarira oya mbabarira we ubwo yemeye icyaha muze dore ihembe kudohora ngiri ihembe mumbabarire mukagira imana ye baba we ngiri ihembe koko dore mumbabarire nishe umugabo wanje nica n'umwana w'imfura naramwishe umwana wanje w'imfura naramwishe ni narabishe w'umuhungu kandi umuhungu ukungukute narabishe kose mukabyara urabona ko isazi nawe ziba zigutanze aho abandi washakaga ngo zibashire ntabwo uzongera mbwira abandi bantu waroze ubu bariho batari baba mpite ngenda njye kubavura abandi waroze barahari oya ndabakubwira bambwira oya ni bangahe ndabakubwira ni bane ndabakubwira abantu ni bane bose barabaroze barimo abakobwa babiri umwe waroze kudashaka nuriya waroze kuva mu rugo rwe yego umugore umugabo bagahora bari kuryagagurana ngwino usaba imbabazi uwo wahemukiye saba imbabazi uwo wahemukiye musaba imbabazi ariko mumbabarire musaba imbabazi saba imbabazi uwo wahemukiye mugabo ibyo nakubwiraga sibyo urambabarira ndabisohoje ni we ayiwe oya ndagutezaga muze have mukubi yewe hoya mbabarira havutita umuntu ari guteza dore azirwankwako ndabizi wahombye byinshi nyine wahombye byinshi ariko ihangane havutazica umuntu icara hano banza utuze icara umva ubwire mugabo uzi ko washiduka wishe umuntu banza unyumve urumva umva mugabo umva ubwire tugende ku gicumbi hariya nakimuriye urumva oya muga byibura uramure mu mutima ko kiriya kintu kigiye gukira njyewe kiriya kigomba gukira koko cyane rwose kuba umuntu agiye gukira reka dutegereze turebe dutegereze rwose turebe naho ubundi umujinya washiduka wishe n'umuntu umva ngubwire mugabo ubundi kongera kubaho nibwo butwari urumva sibyo ni ukuri mama waba ihangane ubibonye gute ibi bintu bibaye ndatangaye kuko ntabwo nari mbizi ni ukuri uyu muntu wari usanzwe umuzi nari mubonaga mu rusisiro bajya kumubona mu rusisiro wari ubizi se ko ari umurozi oya ntabwo nari mbizi ni ukuri ayiwe data we bivuze ngo atuye hafi aho atuye hafi aho ayiwe aha nyuma y'uko ibi ngibi rero ubibonye ufite icyizere ko hamwe n'abaganga babyerekanye aba bavuzi hari icyo bigiye gutanga hari nibankutiye ndabizageza bitanga ubu se uri kwiyumva gute noneho nyuma y'imiti y'ibi y'ubu bushakashatsi bwose bari bakoze kumva imisonga itangiye kugabanyuka imisonga iri kugabanyuka uburemere bwo urumva bimeze bite haremeye ariko ntabwo ari nk'uko hari hameze icyizere kirahari niko se mugabo uyu mukecuru wowe ubibonye ute uretse ko mbona wari umwivuganye birambabaje cyane rwose birandangaje uyu mukecuru ni uwa hano hafi yacu yadutumaga inkwi amazi ariko rwose buriya birantunguye mwakuze mumubona twakuze tumubona ntimwari mubizi se ko ajya akora ibi ngibi oya ntabwo twari tubizi twabonaga ari umuturanyi mwiza ntabwo twari tuzi ko yadukorera ibintu yego yewe biragoye none se ko yasabye imbabazi nubwo ahise yiruka murumva mwamubabariye ku buryo n'ejo bundi nimuhura byibura muzumva
nta kidodo ku mutima nubwo byagenze gutya ariko wenda hari icyo bishobora gutanga cyangwa muzamubabarira ari uko yakize yarandamukiye benje ntawe namubabarira koko oya namubabarira pe oya mujye mugira n'imbabazi icyangombwa ni uko mama w'abana azakira iyo umuntu yagira icyizere abonye akiza nabona rwose ndikumva gusa wenda wakongera akamunsubizaho gakeya oya byaba bibi byaba bibi rwose ya niko se abaganga reka twizere ko hari icyo bigiye gutanga nyuma yo kubona icyateye ibi byose ubundi uyu muntu kuva ibi bintu bikimara kuba ibi bigomba gukira neza ni ukuri muratanga icyizere kirahari muganga biramutse bidakize byagenda bite ngewe impamvu kubera ko ibitambo uriya muntu yari yaratambye byose nabitambuye n'imitego yose yari yarateze kuko namaze kuyitegura uyu muntu niyo mpamvu agomba gukira kuko nahuye n'abantu benshi ndabavura kandi noneho ikindi kiyongeyeho kumushika nkamukurura uriya muntu akaza n'ibyo yakoze byose nkabitegura nicyo cyizere gihari cy'uko agomba gukira kandi bona ko nawe ari kwitangira n'ubuhamya yego izi mbaraga muzikura he wabitangiye ryari izi mbaraga nzikura ku bakurambere data yari umuvuzi gakondo yego na ba sogokuru bajyaga bantuma kwahira imiti njye nabyitaga kuyahira kuko ntari nakamenya guhamura nkagenda mu kinani nkayikura nkayibazanira babyita guhamura none se mubikora mu buryo bwemewe ku buryo ubu minisiteri y'ubuzima ibizi uburyo bwemewe na minisiteri y'ubuzima ufite icyangombwa nabyo nanatangiyeho ahangaha mbaza sibyo ugeze ubaza uti namubaza niba yaragiye kwa muganga urabona ko na minisante irabitwemerera kuko na gutya ntacyo biragaragara kuko niyo twagenda tukajya na CHK iyo umurwayi ariyo cyangwa Roi Faisal cyangwa ahandi hantu handi bagenda umurwayi nkajya kumureba yego ukerekana iyi karita usibye n'ikarita n'ibindi byangombwa mba mbifite uretse ko nkangaho umuntu aba yaje nkangaha muri tere kandi urabona inaha haba hari imvura uwakubona uvuza ibikoresho nk'ibi ngibi cyangwa imiti nk'iyi yavuga ko uri umupfumu wenda umuganga n'umupfumu batandukanye gute umuganga n'umupfumu uwo ari we wese w'umuganga ukoresha imiti ya kinyarwanda bamwita umupfumu kuko twe dukoresha ibimera n'ubutaka ndetse n'inyamaswa nibyo bintu twewe dukoresha ibi bintu murabisengera cyangwa hari umuntu wavuga ati reka aba bantu ntabwo imana bayizi ibi bintu ngiye kubera yuko nkora ngakorera n'izakure no mu rwotamasimbi kuko ngiye n'umuntu uba ari kure wese ndamufasha ndamuhamagara cyangwa we arampamagara akanyoherereza ifoto yiwe y'uwo muntu urwaye narangiza nkamufasha gusenga rero dufite uko dusenga kuko iyo nsanze umuntu baramuroze barakoresheje amahembe nanjye nkoresha andi mahembe afite imbaraga zirutaye ariyo mpamvu wabonye n'uriya muriro kuko buri uriya muriro ntabwo wamenya aho waturutse ku bakuru numiwe umuntu ntiyagira ubwoba ati umuntu ukora ibi no kuroga yaroga ngewe ntabwo ndoga ahubwo ndarogora kubera yuko amarozi menshi nagiye ndayanyuramo kubera kuko navutse mu bana 21 reka da data yari afite abagore 3 sibyo ariko ndangije muri abo bana dusigayemo turi abana batarenze nka 6 abari wowe uhitamo gukurikira kugera ikirenge mu cyaso ngewe umusaza naramwumviraga cyane niyo mpamvu yambwiye n'igihe yari agiye kugenda yarambwiye ati mwana wanjye ibyo nakoraga n'ubundi nawe uzabikore uzakomereze kuko yanambwiye kuko nzorora ese uburamutse urwaye hagize nk'umuntu kuroga n'urugero akakuroga ibirushije ibyawe imbaraga kundoga wakwivura cyangwa wajya kwivuza ntabwo wandoga kuko mbere yuko ujya kubikora nk'uko uzi iyo inka igiye kugenda yagera ahantu hari amaraso cyangwa hari ikiraro cyangwa hari ikinogo nk'uko isimbuka nanjye iyo ugiye kundoga niyo wabura nandoga nejo cyangwa urankorera ikibi nijoro binzamo
mugahera isi iterabwoba. ntabwo ari iterabwoba, n'ubu ngubu turi kumwe aha ngaha. Gerageza wenda ushaka nko kujya kuntegera ahantu, nubona mpageze aho hantu wantegeye umenye ko ari iterabwoba ko nkubeshya koko. Umuntu ntiyakumva ko ufite imyuka mibi mukorana. ntabwo ari imyuka mibi twe dukorana nayo. Ugize uti umuntu ayohereje n'ifoto ari kure yanjye namuvura. Ubundi ahantu hose waba uri ukanyoherereza ifoto ndagusuzumira, narangiza nkakuvura niyo waba uri muri Amerika cyangwa se niyo waba uri hehe. Kuko iyo umaze gusoma inimero yo nkoresha urabikora rwose, narangiza ibyo nkabikora. Wa mugani hita unayitubwira, hari abantu bashobora kuvuga bati reka tugerageze, hanze hari indwara nyinshi, hanze zananiye abantu, hanze byarayoberanye, ibintu byarivanze, ukajya no kwa muganga bakagusuzuma bakabura uburwayi kandi uri gupfa wumva. Inimero nkoresha ni 078 36 48 69 7. Wayisubiramo? 078 36 48 49 7. Iyo ni nimero ya muganga? Ni nimero ya muganga. Yewe birabo. N'umuntu uri kure uramuvura? Njyewe imbaraga zawe nta mupaka zigira? Aho waba uri hose. Nkuko wabonye uyu muriro. Umuntu iyo akimara kumpereza ifoto yiwe, akimara kuyinyohereza kuri telefone, dore ari umunyamerika mperutse kuvura, niyo wampaye telefone, ahubwo mwandebera nkamwe muba munagerayo mukandebera niba ari muri Amerika yavuye. Oya, izi telefone se icyo nzi cyo irahenze, ariko sinakubeshya ngo yaturutse, icyo nzi cyo nuko ihenze. Iyi ngiyi niyo yampaye nk'impano. Nukuri wari wamukoreye ikihe gitangaza? Wari wamufashije? Kubera yuko ngewe nari nsanzwe mfite indi telefone yari ishaje, ko nakoreshaga telefone ishaje n'akandi ga telefone gatoya. Barangije banyoherereza iyi telefone ngo kugira ngo tujye tuvugana neza, kubundi bajyaga bampamagara nko kuri WhatsApp cyangwa se banyandikiye bagasanga ntabwo turi kumvikana neza. Yo ndumva byara iyo umuntu avura hari igihe usanga aca amafaranga cyangwa hari ikindi kiguzi runaka, wowe mu kuvura kwawe bigenda bite? Ngewe mu kuvura kwanjye rero, uwo wavuye akwishyura ate? Uwo navuye ndamubwira nti kubera imbaraga izi nizi zakoze, hari no guhigura ababyeyi kuriho, ntugomba guhigura iki n'iki, kandi bigaterwa n'ikibazo afite icyari cyo. Ko nk'ubu hari nk'abagabo baba bafite icyangiro cyangwa se abasore, hari ingo ziba ziri gusenyuka z'abagabo n'abagore bananiwe ingo, ugasanga umugore avuye mu rugo nta kintu kimuvanyemo, cyangwa umugabo akava mu rugo nta kintu kimuvanyemo. Abo ngabo ndabavura. Hari abantu usanga barabuze urubyaro, ndareba niba kutabyara kwiwe ari ubugumba afite. Hari abantu batabyara kubera yuko haba hari abantu baba barabibateje, cyangwa se bakaba baravukiye nko mu miryango mibi, cyangwa kimwe bakaba bari kurambagizwa n'abantu babi. Abo bantu rero baba bari kurambagizwa n'abantu babi, mbaha umuti. N'abakobwa badashaka mbaha umuti, bakagenda bakajya gushaka. None se iyo umuntu umusuzumye ugasanga ari ibintu bikurenze, niho wifashisha amasayi uyu mugabo mukorana? Iyo nsanze ari ibintu bindenze, uyu nguyu ndagenda nkamutuma imiti ahantu runaka, kuko urabona ko ni mu masayi. Akagenda akayizana. Yatubwiye Tanzania, Nigeria, no muri Congo n'ahandi hantu hose akayizana. Kuko ngewe mba ntegereje abarwayi, mbategereje ku gicumbi, cyangwa nagiye kubavura ahantu baba barwariye. Nuko nta gihe urahura n'umurwayi runaka ukagerageza bikanga? Ngewe iyo mpuye n'umurwayi runaka nkamugerageza bikanga, mpita mpamagara ababyeyi bakamfasha, kuko ari nabyo bimpereza n'imbaraga zo guhereza nka bariya abantu bajya bagira amahirwe makeya yo muri betting cyangwa se muri za visa card. Nabyo urabitanga? Ibyo byose ndabitanga. Hanyuma rero reka tugane ku musozo w'iki kiganiro, tuzagaruke ryari kureba ko uyu murwayi yakize ukurikije imiti yawe n'imbaraga zayo wizeye? Kureba ko uyu murwayi yakize, kureba ko yakize mu mezi 3 Masai, kweli unahakikisha kuwa baada ya miezi 3 atakuwa amepona? Kweli? Asipopona itakuwaje?
ile nahakikisha Kweli. kwamba imepona. Wewe ni mara kwanza kuona ugonjwa huu ama Sio ni mara kawaida? moja. Niliona sehemu ya Kisenyi, sehemu ya Butare, alafu nimeponyesha yote. Naam. Na hii kabisa tuamini kuwa atapona? Atapona. Inshallah. Hebu tungoje. Haina shida. Kabisa, na tutarudi kushangilia.